turongeye urabasuhuje abakunzi ba Radio Country FM ivugira ku 105 n'ibice 7 kandi abakunzi b'ikiganiro gifite umutwe ugira uti ijuru ntirikorerwa Imana ritangiye ubuntu muri Kristo Yesu. Tubahaye ikaze aho muherereye hose kandi ndasuhuza n'abamaze guhishurirwa ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bakaba bibereye mu isiriko bazi ko bamaze kwakira ijuru, bamaze gusobanukirwa igikorwa cyakozwe na Kristo Yesu ku musaraba, bamaze guhishurirwa ko ibyaha byabo ari byo Kristo Yesu yazize, ko mu maraso ya Kristo Yesu bababariwe ibyaha byabo. Ndabaramukije mwese aho muherereye bene data amahoro, kandi ndasuhuza n'abandi bose bakomeza kudukurikirana, ariko mbankomeza no gusaba Imana kugira ngo mu byukuri nabo bakore ku maso y'umutima ndetse n'amatwi y'umutima kugira ngo babashe kumva ndetse basobanukirwe igikorwa bakorewe na Kristo Yesu ku musaraba. Imana ihabwe icyubahiro. Iki rero ni cya kiganiro mugezwaho n'ababwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bagiye batandukanye. Kuri uyu mugoroba uwo muri kumva avuga ni Musabyimana Yosefu Mugisha. Ndi umubwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, ariko kandi nagiriwe neza na Yesu Kristo. Nanjye ndi umukiranutsi ku bwa Yesu Kristo, mbikesha igikorwa cyakozwe na Yesu ku musaraba. Namenye neza ko nabaye umunyabyaha kubera igicumuro cya Adamu, nkaba naravutse kubera icyo gicumuro. Mu by'ukuri ndi umunyabyaha ndetse warukatiye no kurimbuka, nkaba najya mu muri rutazima, ariko nza kumenya neza ko Imana yankunze nkuko abari mu isi twese yadukunze. Ndabisobanukirwa menya ko Imana yabazeho Yesu ibyaha byanjye, kuko Kristo utarigeze kumenya icyaha Imana yamubazeho ibyaha byacu, hanyuma harimo n'ibyanjye. Nuko mbimenye nabyizeje umutima, numva mu mutima wanjye hakuwemo urubanza rw'ibyaha kandi rw'iteka. Nuko nibera umukiranutsi gutyo, ntabikesha imirimo yanjye, ahubwo mbikesha kwizera icyo gikorwa cyakozwe na Yesu ku musaraba. Ndi mwisi nizeye neza rero ko nababariwe, ndi intungane mbikesha kwizera Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Ntabwo rero twabura gushimira Imana iba iciye inzira kugira ngo mbashe kugera hano muri studio, kugira ngo mu by'ukuri tunayishimira ko yabanye natwe, yarinze n'igihugu cyacu cy'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange. Kandi mu by'ukuri n'isi mu by'ukuri byose bishyizweho n'Imana. Reka rero tuyishimire muri uyu mwanya. Mana data, mu izina rya Yesu Kristo, reka ngushimire, ngushimiye ubuntu bwawe butangaje watugiriye, ubwo wagize neza ukemera gutanga umwana wa Yesu Kristo w'ikinege, umubaraho ibyaha byacu, igihano twagombaga guhabwa Kristo akaba yaragihawe, nuko akamena amaraso, mu maraso tukaba twarababariwe ibyaha byacu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abamaze kubihishurirwa tukabyizeza imitima yacu, ndagushimiye, ubihererwe icyubahiro. Reka ngushimire nanone muremyi w'ijuru n'isi, ibyo waremye byose, ibyo tubasha kurebesha amaso, ibyo tutabasha kubona, byose byaremwe nawe, ariko kugira ngo byose bibereho, kugira ngo nitujya tunabireba mu by'ukuri tujye duhereza izina ry'Imana yacu icyubahiro. Warakoze rero, ubihimbarizwe. Reka ngushimire kubw'igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange, kandi ngushimire n'umutekano ukomeza kuduha ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda waduhaye, ko ari wowe ukomeza mu by'ukuri kugaragaza imbaraga zawe kuri buri kimwe icyo ari cyo cyose. Ubishimirwe Mwami. Rero iki kiganiro kigiye gutambuka nanone reka gitambuke, reka nsabire imitima y'abagiye kumva ndetse n'abagiye kugitega amatwi, kugira ngo nibumva ijwi ryawe binyuze mu ijambo ryawe be kwinangira umutima,
babihawe nawe mu by'ukuri bace bugufi mu mitima bamenye igikorwa wakoze ku musaraba kuwa bahaye ijuru ku buntu muri Yesu Kristo kuwa bababariye ibyaha ko nta rubanza rw'ibyaha ukibabaraho babyizere kugira ngo babe mwisi bafite ibyiringiro bifite ubugingo buhoraho ubugingo bw'iteka urakoze ndagushimiye icyubahiro guhimbazwa ndetse bikomeze kuba ibyawe none n'iteka ryose mu izina rya Kristo Yesu amen. Muri uyu mwanya rero ndagira ngo dusangire amagambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice byaho mu by'ukuri 31 dusome duhereye ku murongo waho wa 31 turasoma tugeze ku wa 33. Haravuga ngo Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isiraheli n'inzu ya Yuda ridakurikije isezerano nasezeranye n'abasekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa. Rya sezerano ryanjye bararyishe nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye niko Uwiteka avuga. 33 akavuga ngo ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isiraheli hanyuma y'iyo minsi ngiri niko Uwiteka avuga ngo nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo kandi mu mitima yabo niho nzayandika nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusome nanone mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo ibice byaho 26 hanyuma dusoreze ku murongo waho dusome umurongo wa 20 nanone na 6 ibice 26 umurongo wa 26 dusoreze kuwa 28. Haravuga ngo bakirya Yesu yenda umutsima arawushimira arawumanyagura awuha abigishwa be arababwira ati ni mwende murye uyu ni umubiri wanjye. Yenda igikombe aragishimira arakibaha arababwira ati munywere kuri iki mwese kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha Imana ihabwe icyubahiro. Aya magambo rero dusomye turibanda mu by'ukuri ku magambo avuga ku isezerano Imana yagiranye natwe ariko kandi ndabanza mvuge ku isezerano dusomye amasezerano n'amasezerano abiri. Hari isezerano Imana yasezeranije abisiraheli ariko akaba n'irindi sezerano nanone tuza guhuriraho twese n'amasezerano abiri ngira ngo mvugeho nkuko dusomye aya magambo. Mu by'ukuri abantu benshi iyo basoma Bibiliya batekereza ko isezerano rya mbere bakaryita ibitabo byo mu isezerano rya kera hanyuma bavuga isezerano rishya bakaryita nanone isezerano nko guturuka mu butumwa bwiza uzamuka bityo bakabazi ko Bibiliya igizwe nyine n'ibice bibiri isezerano rya kera n'isezerano rishyashya cyangwa rishya. Ntekereza ko abantu benshi nibyo baba bazi ariko kandi ni nabyo bafata mu mutwe. Ariko noneho hano dusomye amagambo Imana yavuze bigendanye n'isezerano yasezeranye n'abisiraheli yasezeranye na Isiraheli cyangwa se yasezeranye n'inzu ya Yuda n'inzu ya Isiraheli. Reka mvuge ngo iyo tuvuze Isiraheli ubundi Isiraheli ni Yakobo ariko kandi Yakobo yaje guhindurirwa izina ngira ngo ubisanga mu gice cya 32 cy'itangiriro
aho Yakobo yakiranaga na marayika, ukabona ko ahindurirwa izina noneho akitwa Isiraheli. Ubwo rero iyo tuvuze Isiraheli tuba tuvuze Yakobo, ariko kandi nanone iyo tuvuze Yuda n'ubundi n'umwana ukomoka kuri Yakobo cyangwa ukomoka kuri Isiraheli. Hanyuma rero murabizi ko mu by'ukuri hari icyo Imana yavuze kuri Yakobo, ariko kandi murabizi ko ari n'icyo Imana yavuze kuri Yuda mu bigendanye no kuzavuka kwa Kristo Yesu, aho yambariye umubiri. Murabizi ko ibyanditswe byera bigaragaza ko mu by'ukuri Kristo Yesu mu buryo bwa mubiri akomoka aho ngaho muri icyo gisokuru cyo kwa Yuda, hanyuma bigakomeza bikagera kwa Yesaya, bigakomeza bikagera kwa Dawidi. Ariko yusomye neza ibyanditswe byera ubona bigaragaza ko aho kwa Yuda hari naho ibyanditswe byera mu byahishuwe igice cyaho cya 5, nimusoma kiriya gice muzumva ihishurirwa cyangwa iyerekwa Yohani yagize ari ku kirwa Ipatimo, aho yahishurirwaga abona mu by'ukuri igitabo gifatikanijwe n'ibimenyetso 7, aho yumvaga ijwi ribaririza ngo ninde ukwiye kwenda iyi gitabo akakibumbura akamena n'ibimenyetso bigifatanije. Ibyanditswe byera bikavuga ko mubo mu ijuru nta wabonetse, ndetse no mubo mu isi nta wabonetse, ariko kandi ni kuzimu ngo habuze n'umwe waza gufata icyo gitabo akabumbura akanamena ibimenyetso bigifatanije. Yohana ngo arizwa nuko habuze uwafata icyo gitabo mu by'ukuri ngo akakibumbura ngo anamene ibyo bimenyetso byari bigifatanije. Hanyuma ariko ngo akiri muri ako gahinda akibaza ibibaye, ngo agiye kumva yumva hari ijwi rivugiye mu ijuru rivuga ngo Yohana wirira, kuko intare yo mu muryango wa Yuda igishyitsi cya Dawidi aranesheje. Hanyuma ngo akomeje kwitegereza abona hagati ya ntebe no hagati ya bya bizima umwana w'intama usa n'uwatambwe, ngo atambuka afata igitabo cyicaye kuri ya ntebe arakibumbura. Ibyo rero icyo nashakaga kubivugira, urumva ko humvikanye ijambo rivuga ngo intare yo mu muryango wa Yuda igishyitsi cya Dawidi aranesheje, uyu kandi ni Kristo Yesu. Hanyuma rero icyo nshaka kuvuga mu by'ukuri, hari isezerano Imana yari yasezeranye na Isiraheli n'inzu ya Yuda. Hanyuma iryo sezerano iyo usomye ibyanditswe byera ubona iryo sezerano Imana irigirana nabo, ni nko mu Kuva ibice byaho 24, ugahera ku murongo waho wa mbere ugakomeza gusoma ukareba isezerano Imana yagiranye n'ubwoko bwa Isiraheli ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa. Imana iza gutoranya abakuru b'Abisiraheli bagera muri 70, ndetse na Mose nk'umuyobozi wari hagurutse mu gihugu cya Egiputa abarongoye cyangwa se abayoboye. Ubona ko Imana yabahaye isezerano, amasezerano bakwiye mu by'ukuri kuzakurikiza. Ibahereza isezerano ryo mu mategeko, ibahereza amategeko bakwiriye kuzagenderaho, bakwiriye kuzubahiriza, bakwiriye kuzakurikiza. Mu by'ukuri iyo tuvuga ngo isezerano rya kera, ubundi si isezerano rya kera nk'uko mubona Bibiliya igabanijemo ibice 2, tukavuga ngo isezerano rya kera n'isezerano rishya. Ahubwo iyo ubona Bibiliya iri kuvuga ngo isezerano rya kera ni isezerano Imana yagiranye n'ubwoko bwa Isiraheli, ni isezerano mu by'ukuri ryo mu mategeko, ubwo Imana yaheraga Mose amategeko yanditse ku bisate by'amabuye iyamuhereye ku musozi wa Sinayi. Ubona ko isezerano rya mbere ritangirira ku musozi wa Sinayi. Mu by'ukuri hakurikijwe igihe tuba dufite, kubera ko kiba atari kinini, mba mvuga nihuta ariko ngerageza kuvuga mu by'ukuri ingingo z'ingenzi
hanyuma rero Imana igira ibyo ivugana nabo, igira ibyo ibahereza amabwiriza, ibahereza amategeko bakwiye kuzagenderaho, bakwiriye kuzubahiriza mu rugendo bari bafite rwo kuva muri Egiputa bakomeza berekeza muri Kanani y'inaha y'igihugu Imana yari ibahereye ubuntu. Nubwo iyo Kanani mu by'ukuri nayo yari ifite ikishushanya, yashushanyaga Kanani y'ijuru. Nanone Imana yaduhereye ubuntu muri Kristo Yesu. Hari Kanani mu by'ukuri nk'igihugu Imana yahereje Abisiraheli mu buryo bufatika bugaragarira amaso, ariko hari na Kanani Imana yasezeranije abana bayo, yahaye abana bayo iyiduhereye ubuntu muri Yesu Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma rero iryo sezerano ubona ko Imana ikimara kuribahereza, yurebye nko ku murongo wa 3 ngo bamaze gusomerwa ibigendanye n'iryo sezerano Imana yari igiranye nabo, ngo bikiririje bose icyarimwe. Mose amaze gusoma iby'Imana yabahaye, iby'Imana yababwiriye kuri uwo musozi, mu by'ukuri ngo bikiririje icyarimwe. Ku murongo wa 3 baravuga ngo ibyo Uwiteka avuze byose tuzabikurikiza cyangwa tuzabyumvira. Mu by'ukuri ku murongo wa 7 naho ubona bongera kubisubiramo, nabwo baravuga ngo ibyo Uwiteka avuze tuzabyumvira kandi tuzabikurikiza. Hanyuma rero iryo sezerano Imana yabahaye ntabwo bigeze barikurikiza. Wumva ko Bibiliya yavuze ngo rirya sezerano bararyishe, isezerano nasezeranye nabo bararyishe nubwo nari umugabo wabirongoreye mbakuye mu gihugu cya Egiputa. Reka mvuge ngo isezerano ryo mu mategeko, umuntu n'umunyantege nke ku buryo adashobora kumvira amategeko Imana imuhereza. Mu by'ukuri nubwo Abisirayeli bari biyemereye ngo iri sezerano iby'Imana itutegetse, iby'Imana itubwiye tuzabikurikiza, tuzabigenderaho, tuzabyumvira, ariko ntabwo bari biyizi ko ibyo bintu batazigera babishobora. Imana yo iyabahereza yari izi ko batazigera banabishobora, kuko Imana yo izi umuntu uhereye ku kuremwa, izi umuntu ukuntu yabaye umunyabyaha, izi ukuntu umuntu yanduye kamere y'icyaha, kandi iyo kamere y'ubunyacyaha akaba ariyo ituma umuntu adashobora kumvira amategeko n'amabwiriza y'Imana yari yasezeranije ubwoko bwa Isiraheli. Iryo sezerano ntibyari gushoboka ko bagombaga kuryubahiriza kubera ko ari abanyantege nke. Nk'uko ibyanditswe byera bivuga, burya Adamu kuko ari we dukomokaho twese, ibi nabyo mu by'ukuri dukwiriye kwibaza ngo ni ukubera iki sezerano Imana yari bahaye rikabananira kuryubahiriza? Ni ukubera iki Imana ibyo yababwiye byabananiye kubikurikiza? Impamvu ni uko umuntu ari umunyabyaha. Ibi bikwiye kumvikana. Mu by'ukuri dukunda kubivuga, ndetse umuntu yatamenye ko yabaye umunyabyaha akivuka, nta nubwo gusobanukirwa ukuntu yabaye umukiranutsi nabyo ntajya apfa kubisobanukirwa. Mu by'ukuri umuntu rero ibyanditswe byera bivuga ukuntu yabaye umunyabyaha, bivuga ko umuntu yabaye umunyabyaha kubera Adamu nk'umukurambere twese dukomokaho. Adamu na Eva niwe mukurambere twese dukomokaho, baba Bisiraheli, baba batari Abisiraheli, abanyamahanga. Iyo Bibiliya ivuga abanyamahanga ni abadakomoka mu muryango w'Abisiraheli. Ni ukuvuga ngo abantu bose bo ku isi bakusanirijwe hamwe, dukomoka ku mugabo witwa Adamu no ku mugore witwa Eva. Uyu Adamu rero Imana hari icyo yamubujije kurya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, cyari kiri hagati mu ngobyi ya Edeni. Iramubwira ngo umunsi wariye kuri icyo giti Adamu, no gupfa uzapfa nta kabuza. Ibyanditswe byera bivuga ko Satani yaje gushuka
Eva aza gusoroma ku mbuto z'icyo giti arazirya, ahereza n'umugabo we Adamu nawe ararya. Muri uwo mwanya muri bo hahita hinjiramwo kamere y'icyaha. Ibyo bivuze ngo bakoze icyaha batarabyara umwana n'uyu n'umwe, bakoze icyaha tubarimo twese. Ubwo bivuze ngo babaye abanyabyaha, natwe twahise duhinduka abanyabyaha, ariko imbere y'Imana muri kamere yacu twese duhita twandura kamere y'icyaha. Hanyuma rero reka mvuge ngo nta nubwo umuntu aba umunyabyaha akuze, nta nubwo umuntu mu by'ukuri aba umunyabyaha ku myaka runaka, ahubwo umuntu yabaye umunyabyaha igihe Adamu yamaraga gukora icyaha. Umuntu nawe ukomoka kuri we twese duhinduka abanyabyaha kuri icyo gihe Adamu yamaraga gukora icyaha. Rero nihuse cyane mu by'ukuri usomye mu Itangiriro ubona izo nkuru uko ijambo ry'Imana ribivuga, uko umuntu yabaye umunyabyaha kubera igicumuro cya Adamu. Ni usomye mu Baroma ibice 5 ku murongo wa 18 ubona ko igicumuro cya Adamu cyatumye abantu bose bahinduka nyabyaha, ndetse ngo duhinduka abanyabyaha banakatiye gucirwaho iteka n'igihano cyacu gihari. Tuba dutandukanijwe n'Imana kubera icyo gicumuro cya Adamu. Iyo mpamvu rero yuko umuntu yavutse ari umunyabyaha niyo yatumye Abisirayeli badashobora kumvira amategeko Imana yari ibahaye, gukurikiza isezerano ryo mu mategeko Imana yari ibahaye. Mu by'ukuri rero iravuga ngo niko twasomye, iravuga ngo Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isiraheli n'inzu ya Yuda ridakurikije isezerano nasezeranye nabo nasezeranye nabo ngo ridakurikije isezerano nasezeranye na sekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura muri Egiputa. Ngo ni isezerano ridafite aho rihuriye, ridakurikije iryo sezerano yabaherezaga umunsi yabafataga ukuboko ikabikurira mu gihugu cya Egiputa. Iryo sezerano bararyije. Imana iravuga ngo rero isezerano ngiye kubahereza ngo ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isiraheli hanyuma y'iyo minsi ngiri nuko Uwiteka avuga ngo nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo kandi mu mitima yabo niho nzayandika, nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Ariko rero ntari navuga kuri iki ngiki, mwumvishe ko isezerano rya mbere ni isezerano ryo mu mategeko. Ngiryo isezerano rya mbere ni isezerano ryo mu mategeko Imana yahereje Abisiraheli ubwo bahabwaga isezerano riturutse kuri Sinayi, ku musozi wa Sinayi bagahabwa isezerano ryo mu mategeko. Iryo sezerano twese ubundi nubwo Abisiraheli barihawe yari nka sampo cyangwa yari mu by'ukuri nk'ikitegererezo cyo kugira ngo murebe nubwo natwe Imana yari kuri dusezeranya abanyamahanga natwe twari kuryica, kuko icyatumye Abisiraheli bica iryo sezerano nuko muri bo bari bafite kamere y'icyaha, bari abanyabyaha nk'uko natwe mu by'ukuri twanduye ubunyacyaha tubwanduriye hamwe muri Adamu na Eva. Mu by'ukuri rero ibyo byari bivuze ngo Imana yo ubwayo mubona ko bararyishe n'ibyo koko, aho Imana yababwiye ngo ntimuzagira izindi mana mu maso yanyu, ntimuzakora ibi, ntimuzasambane, ntimukice, ntimukazagira izindi mana mu maso yanyu. Mubona ko bifatanyaga n'andi mahanga kandi Imana yarabibabujije, muri bo bakongera gusenga ibigirwamana, hagakorwa mw'ibyaha byinshi cyane mu by'ukuri, kandi mu by'Imana yari yababwiye yari yaragiye bibabuza. Ariko ukabona ko mu by'ukuri bagendaga bakora ibyaha mu buryo bugiye butandukanye, bigaragaza rero ko umuntu ari mubi kugera ku rwego n'iby'Imana yamubwiye atashobora kubyubahiriza.
reka mvuge ngo iyo turi kuvuga ngo ijuru Imana yaritangiye ubuntu nuko Imana izi ko umuntu ntacyo yakora. Ubundi Imana izi ngo umuntu ntacyo yakora, ntacyo yakoze, nta nicyo yigeze akora uhereye kera kose, ahubwo kugira ngo Imana yo ubwayo niyo yiteguriye igikorwa cyo guhereza umuntu ijuru, iri muhereye ubuntu muri Kristo Yesu, imuhereje ubugingo muri Yesu Kristo. Rero mu by'ukuri ubona ko noneho yaje gusezerana nabo isezerano, aho yavuze ngo amategeko nzayandika mu mutima, nzayandika mu nda, mu bwenge nzayandika mu mitima, nzayandika mu bwenge bwabo. Ni gute se ko amategeko bari bayahawe yanditse ku bisate by'amabuye, ni gute noneho byagombaga gukurwa ku bisate by'amabuye noneho akandikwa mu mitima? Noneho Imana ikavuga ngo nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. None se ko umuntu amaze gutandukanywa n'Imana, Imana yari amaze kujya kure y'Imana, ntabwo uwo muntu yari akiri ubwoko bw'Imana, ntabwo Imana yari kimubereye Imana, kubera ko yari yamaze kujya mu buzima bwo kwigenga, mu buzima bwo kwiyobora, mu buzima bwo gushaka kwigenga. Na n'ubu umuntu yakomeza kuvuga ngo nge hari ibyo nakora, ngo nzajye mu ijuru, nakora ibi n'ibi, ibikorwa byiza ibi n'ibi, ni ibintu biba bigaragaza ko umuntu ubundi yanduye umwuka wo kwigenga igihe yamaraga kwandura ubunyacyaha muri we. Yatangiye kumva ko ari byo yakora kugira ngo atangire guhana n'Imana cyangwa azajye kubana n'Imana, ariko ntibyari gushoboka. Byashobotse rero ari uko Imana isezeranye nabo isezerano rishya. Isezerano rishyashya ni irihe? Ni isezerano ryo mu maraso ya Kristo Yesu. Ntaragera ku isezerano ryo mu maraso ya Kristo, ryo mu maraso ya ntama w'Imana. Nuko ukwiye kumenya ngo mu mategeko twahindutse abanyabyaha, ndetse amategeko yatanzwe, reka nongere mbisubiremo, kugira ngo aze kumenyesha umuntu ngo ni umunyabyaha byuzuye, ni umunyabyaha, ntacyo wakora ngo ubone ijuru, ntacyo wakoze, nta n'icyo uzakora. Wakubwira ngo warikorera, nawe ntaryo yabona binyuze mu kurikorera, nta n'iryo yabonye. Mu by'ukuri ijuru Imana yaritanze, ariko iritangiye ubuntu muri Kristo Yesu. Nsobanuye muri make rero isezerano rya mbere uburyo Abisirayeli baryishe, ariko kandi bikagaragara ko natwe mu by'ukuri nyine twaryishe, kuko natwe ubwacu mu by'ukuri twavutse turi abanyabyaha. Ntabwo bigaragara ko twashobora kugira ibyo twumvira mu mategeko Imana yategetse, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo wubahirije amategeko yose ariko agasitara kuri rimwe, yose mu by'ukuri ngo aba yayishe. Ni ikimenyetso kigaragaza ko mu by'ukuri twatsinzwe uhereye ku kuvuka. Mu by'ukuri turi babi. Ibi ni byo umuntu aba akwiriye kumenya. Iyo Yesaya ari kubihanura mu gice cya mbere, aravuga ngo uhereye mu bworo bw'ikirenge ukagera mu gitwariro, umuntu nta hazima afite, ngo ni ibisebe binuka bitigeze gukandwa, ngo haba no kubobezwa amavuta cyangwa se utuvuta. Hanyuma rero mwumvishije ko Imana noneho yagaragaje, ibyanditswe byagaragaje ko Imana noneho yasezeranye natwe isezerano rishya. Irihe sezerano? Ni isezerano ry'imbabazi. Ni isezerano ry'imbabazi. Ni isezerano ry'imbabazi. Iryo sezerano ry'imbabazi ryabonekeye. Mwumvishe ko twasomye andi magambo Yesu ubwe yivugiye, yavuze ngo bakirya Yesu yenda umutsima, arashimira cyangwa umugati, arawumanyagura, awuha abigishwa be, arababwira ati ni mwende murye, uyu ni umubiri wanjye. Ngo yenda n'inkongoro cyangwa yenda n'igikombe, nacyo aragishimira, arakibara, arababwira ati ni mwende munywere kuri iki mwese, kuko yari amaraso yanjye y'isezerano rishya, ava ku bw'abenshi ngo bababarirwe iki? Ibyaha. Umva rero icyo naje kukubwira hano. Naje kukubwira ngo noneho ubwo wavutse uri umunyabyaha,
ubwo n'imiterere yawe n'imimerere yawe igaragaza mu by'ukuri ko wavutse uri umunyantege nke. Umuntu yavutse ari umunyantege nke ku buryo adashobora kumvira amategeko y'Imana. Niko ibyanditswe byera bivuga. Usomye mu Baroma 18 uzumva ko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kubera ko utajya ushobora kumvira amategeko y'Imana ngo ndetse utazanayumvira. Niko ibyanditswe byera bivuga ngo kubera ko umuntu ni umunyantege nke. Mwumvishe rero noneho ko Imana yasezeranye natwe isezerano ry'imbabazi. Umuntu wavutse ari umunyabyaha noneho isezerano ridakurikije rya rindi rya mbere. Hari isezerano ryo mu mategeko twaribonye, hari n'isezerano ryo mu maraso. Iryo sezerano ryo mu maraso ni isezerano ry'imbabazi. Amena. Iryo sezerano ry'imbabazi rero ryabonetse ryari? Nuko Imana yohereje Kristo Yesu. Bibiliya nikivuga iravuga ngo nuko igihe gikwiriye cy'Uwiteka gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore akuratwarwa n'amategeko ngo kugira ngo acungure abatwarwaga nayo bose. Urumva noneho igihe gikwiriye gisohoye, noneho Imana yohereza Kristo Yesu. Imana yohereza Yesu Kristo, araza avukira muri Mariya cyangwa avukira muri Bikira Mariya. Avuka adafite ya kamere nkuko ibyanditswe byera bibigaragaza ko ya kamere twebwe yatumye twica amategeko, yatumye ryasezerana Abisirayeli baryisha, yatumye Abisirayeli badakurikiza iby'Imana yababwiye. Hanyuma Kristo Yesu aje rero wagombaga gukomoka mu muryango wa Yuda, hariya nkuko ibyanditswe bibivuga, araza mu by'ukuri avukira muri Mariya adafite kamere y'icyaha muri we ari Imana, ahubwo yambaye umubiri wacu. Amena. Mu uko kuntu rero Bibiliya yigaragaza Yesu ko yabaye hano mu isi, igaragaza ko ngo yabaye mu isi ngo ageragezwa mu buryo bwose nkatwe, ariko ntiyakora icyaha. Niko ibyanditswe byera bivuga ngo akurashimwa n'Imana ndetse n'abantu, ariko mu by'ukuri kwari ukugira ngo aturongere gucungurwa, aturongere ubugingo buhoraho, aduhereze ubugingo buhoraho. Ariko tubona ubugingo buhoraho, ariko se tubona ijuru n'ubugingo ni bimwe, kugira ngo tubone ijuru bidaturutse mu byacu, bidaturutse mu ngeso zacu, bidaturutse mu kurikorera, ahubwo biturutse mu cyakozwe na Kristo Yesu. Araza rero atwarwa n'amategeko, akuratwarwa n'amategeko, ariko kwari ukugira ngo acungure abatwarwaga nayo bose. Urumva twe twatwawe n'amategeko, ariko amategeko tudashoboye kubahiriza mu by'ukuri. Amategeko aradutsinda, n'ubu nawe urabizi ko agutsinda. Ujya ku Isabato ndagira ngo mubwire ngo ni itegeko rya 4 mu mategeko, kandi iryo tegeko ntiritandukanye n'itegeko rivuga ngo ntukice, ntugasambane. Kandi ibyanditswe byera biravuga ngo ukunde mugenzi we nkuko wikunda. Bibiliya ikavuga ngo uwanga mwene se nawe bari umwicanyi. Wibuke ko abantu burya nubwo dukunda abantu, ariko hari nabo bumva udakunda ku kigero kingana. Imana rero wumva uko igufata. Iyo ureba ukuntu Imana iri kuvuga ngo Yesu yaravuze ngo mwumvishije mu mategeko bavuga ngo ntukice, mwumvishe bavuga ngo ntugasambane, ariko nureba umugore ukamwifuza uzaba wasambanye. Icyo njaka kuvuga ni uburyo Imana yabonye ko twatsinzwe uhereye ku kuvuga. Ariko Kristo ntiyigeze atsindwa kubera ko yari Imana. Yaraje kuducungura, yaraje kuturongera, yaraje kuturongera ubutungane, yaraje kudukorerera ubutungane kugira ngo ubwo butungane cyangwa ubukiranutsi butubarweho. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma rero arazaza mu isi, kuza mu isi navuze ngo akuratwarwa n'amategeko, ariko kugira ngo acungure abatwarwaga nayo bose. Bibiliya rero igaragaza ko Imana yamubazeho ibyaha byacu. Noneho wavutse uri umunyabyaha, Bibiliya igaragaza ko Imana yamubazeho ibyaha byacu, imaze kumubaraho ibyaha byacu. Ibyanditswe byera biravuga ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha, duhere ko tubeho kugukiranuka. Yesu ibyaha byawe wowe uri kunyumva yabyikoreye mu mubiri we. Imana imubaraho ibyaha byawe byose uko bingana, ibimubaraho. Irangije kubimubaraho ajya ku musaraba w'ibivume,
agiye ku musaraba w'ibivume, hariya ku musaraba Kristo Yesu arakubitwa, mu gukubitwa aterwa icumu, mu guterwa icumu Kristo Yesu amena amaraso. Niho twumvishije havuze ngo kuko yari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Ayo maraso rero yaramenetse. We wavutse uri umunyabyaha, reka nkubwire ngo mu maraso ya Kristo Yesu wababariwe ibyaha. Ako ni nako gakiza. Iyo usomye ikibyanditswe byarabivuga ku gakiza muri Luka igice cyawo cya mbere umurongo wa 77 havuga ko agakiza ari ukumenya ko twababariwe ibyaha. Nicyo agakiza bivuze. Kubabarirwa kw'ibyaha rero kwabonekeye mu kumeneka kw'amaraso ya Kristo Yesu. Iyo usomye ibyanditswe byera mu Baheburayo ibice 10 ugasoma 16 wongera kugera kuri 17 wongera kubona biriya bintu ari amagambo twasomye muri Yeremiya, aho Imana ivuga ngo nzasezerana n'abisezerano rishya, amategeko nyashyire mu bwenge. Iyo tuvuga ngo izayandika mu mitima, nuko Kristo ari we wubahirije iby'amategeko yagusabaga byose. Noneho yo wizeye rero ibyo Kristo Yesu yakoze, gukiranuka kw'amategeko kuba gusohojwe muri wowe, Imana yikureba ikwita umukiranutsi, ariko ntikwita umukiranutsi binyuze mu byo wowe wakoze, binyuze mu byo ukora, ahubwo ikwita umukiranutsi binyuze mu byo Kristo Yesu yakoze. Hanyuma ibyo Kristo Yesu yakoze rero nibyo Imana yakubazeho. Ibyo rero aba ari byo bituma uhinduka umukiranutsi imbere y'Imana. Ibyo yubyizeye rero niko ibyanditswe byera bivuga. Usomye urwandiko Paulo yandikiye Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 31 ku murongo wa 30, igice cyawo cya mbere ku murongo wa 30 kugera kuri 31 havuga ko Kristo Yesu yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana, aduhindukira gucungurwa, aduhindukira gukiranuka, aduhindukira kwezwa. Nukuvuga ngo Yesu niwe wahindutse ubwenge buva ku Mana. Nuvuga ngo ya mategeko twavuze ngo azayandika mu bwenge, azayandika ku mitima, azayashyira mu nda. Nuko Kristo yubahirije iby'amategeko yasabaga, abinonosora neza byose, ari wowe abikorera. Nawe ibyo yubyizeye ukamenya ko Yesu ibyo yakoze ari wowe yabikoreraga, gukiranuka kw'amategeko kuba gusohojwe muri wowe, Imana ikakwita umukiranutsi binyuze mu byo Yesu yakoze, bitanyuze mu byawe, kuko Imana irakuzi ko uri umunyantege nke. Imana yajya kureba ikabona amategeko warayubahirije ku bwa Yesu, kuko ari Yesu wayakubahiririje. Imana ihabwa icyubahiro. Noneho rero ubona ko muri icyo gice cy'Abaheburayo nk'uko nari mavuze hakomeza hakavuga ngo noneho ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi, ku murongo wa 17 ibice 10 ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Kubera iki? Nuko Kristo Yesu amaze kumena amaraso, Imana yahise ibabarira abantu ibyaha. Warababariwe. Ngiryo isezerano rishya. Isezerano rishya nukumenya ngo nababariwe ibyaha byanjye byose uko bingana binyuze mu kumeneka kw'amaraso ya Kristo Yesu. Iyo usomye urwandiko Paulo yandikiye Abakorisayi igice cyawo cya mbere 14 haravuga ngo niwe waducunguje amaraso ye kugira ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Ukwiriye kumenya ko wababariwe rero, ukwiye kumenya ko wakuweho urubanza rw'ibyaha n'amaraso ya Kristo Yesu, ukamenya ko nta byaha Imana ikikubaraho, ukamenya ko wejejwe, ukamenya ko wakuweho ibyaha igihe amaraso ya Kristo Yesu yamenekaga ku musaraba igorogota. Injira mu isezerano rishya rero, injira mu isezerano rishya, va mu bya mbere byakuweho. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo yakuriyeho ibya mbere kugira ngo akomeze ibya kabiri. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubeshejwe nuko umubiri wa Kristo watambwe rimwe gusa kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Kristo yakuyeho ibya mbere byakuweho nibi, niryo sezerano ryo mu mategeko. Ibyo ukomeza kwishyiramo, ibyo ukomeza kumva ko uzakora bikaguhesha kujya mu ijuru, byakuweho. Hakomezwa ibya kabiri. Ibya kabiri byakomejwe ni imbabazi twahawe zinyuze mu gitambo cy'umubiri wa Kristo Yesu. Reka nkubwire ngo warababariwe, reka nkubwire ngo warejejwe,
reka nkubwire ngo wakuweho urubanza rw'ibyaha n'amaraso ya Kristo Yesu. Amaraso y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Kubabarirwa kw'ibyaha kwabaye kera. Ni kukubwira izo mbabazi ngo uzizeze umutima wawe, warazigiriwe. Va mu byo wita kwatura, va mu byo wita gusaba Imana imbabazi. Gusaba Imana imbabazi, kwiyeza, ibyo ni ikinyoma. Imbabazi zatanzwe kera igihe amaraso ya Kristo Yesu yamenekaga. Imana yari igukuyeho urubanza rw'ibyaha. Urwo rubanza warukuweho n'amaraso ya Kristo Yesu. Imbabazi wahawe rero, nsoza tugasangira ijambo n'abatwumva, wazihawe utazisabye Imana. Nta mbabazi wasabye Imana ngo iziguhe. Oya, imbabazi yaziguhaye igihe yatangaga Yesu Kristo. Niko ibyanditswe byera bivuga ngo kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntabwo habaho kubabarirwa ibyaha. Kandi ayo maraso yamenetse kera. Wavutse usanga amaraso yaramenetse. Ubwo amaraso ya Kristo Yesu yamenetse kugira ngo ubabarirwe ibyaha. Ngwino winjire rero, injira mu isezerano ry'imbabazi, injira mu isezerano rishya. Warababariwe, nta byaha Imana ikikubaraho. Ibyo wagombaga kukubaraho yabibaze kuri Kristo Yesu. N'igihano wagombaga guhabwa Kristo Yesu yaragihanwe. Imana ihabwe icyubahiro. Kwizera ibyo nibyo byitwa gukizwa. Gukizwa ni ukumenya ko wababariwe ibyaha byawe binyuze mu maraso ya Kristo Yesu yamenetse ku musaraba igorogota. Amenekera kugira ngo akweze, agukureho urubanza rw'ibyaha byabaye kera. Kandi izo mbabazi wahawe ntabwo wazihawe zinyuze mu gusaba penetesiya, zinyuze mu gusaba Imana imbabazi, zinyuze mu kubwira mugenzi wawe imbabazi, ahubwo wazihawe igihe amaraso ya Kristo Yesu yamenekaga ku musaraba. Amaraso ya Yesu yamenetse yagukuyeho urubanza rw'ibyaha. Warababariwe, byizere mu mutima. Kubyizeza umutima gutyo wibonera ubugingo buhoraho, wibonera ijuru. Uyu mugoroba wibonera amahoro, wibonera umudendezo. Umutima hakurwe mu rubanza, hakurwemo kwiciraho iteka kubera ko ibyo agombaga kuzira nibyo Kristo Yesu yazize ku musaraba. Byizeza umutima wawe, Imana ihabwe icyubahiro. Reka rero dusangire ijambo n'abatwumva kuri uyu mwanya, kubera ko ni ngombwa ko mu by'ukuri nawe waba umaze gusobanukirwa. Nasobanuraga muri makeya kugira ngo ibyo witaga isezerano rya kera umenye ko ari amategeko yatanzwe, ariko kandi isezerano rishya ni imbabazi zatanzwe zitangiwe mu maraso ya Kristo Yesu yamenetse ku musaraba igorogota. Iryo sezerano twararihawe, turirimo, ryatanzwe kera. Nawe ngwino winjire muri iryo sezerano, wararisezeranijwe kandi ryaratanzwe. Wizere ko wababariwe, wizere ko wakuweho urubanza rw'ibyaha. Imana ihabwa icyubahiro. Muduhamagare kuri izi nimero rero, ni 0782 44 21 25. Airtel ni 07 3 8 3 0 muduhamagare mwebwe abamaze kumva ijambo ry'Imana muri uyu mwanya ry'ubutumwa bwiza rubabwira ko mwababariwe ibyaha, ribabwira kuva mu rujijo, ribabwira kuva mu buyobe bwo kwibwira ko ijuru rikorerwa. Imana yari bahereye ubuntu, yari bahaye ubwo yatangaga Yesu akamena amaraso azira ibyaha byanyu kandi ibyaha byacu. Imana ihabwa icyubahiro. Allo Country FM. Allo. Yego, mwiriwe neza? Turashimira. Imana ihimbazwe. Mwakurikiranye ikiganiro? Ikurikiranye. Aha, mu by'ukuri mwakuye mwiki mu bigendanye no kujya mu ijuru? Twashimye kandi mwakoze, ndashimye. Yego, urakoze cyane, natwe turagushimiye mu by'ukuri ko wakurikiranye. Sarangwa muri kudufasha cyane. Hanyuma niki cyagufashije? Cyafashije ngiye muri make. Uko mwatuganirije cyangwa mwatwungurije ibitekerezo. Kigaragara umuntu wese yicaraga nyine yumva ko ari mu ntimba y'icyaha. Yego. Ko byagenda kose umuntu ahava akagera nyine yumva ko atsindwa n'urubanza ku byo yigishwa akabona atabikurikiza. Ariko muri make umuntu agomba kwibuka ko Kristo yapfuye mu kintu cyacu. Yego. Kimara kwibuka ko ari uko byagenze, ako kanya ukibyibuka ugomba kwegera ku ruhande ukabwira Uwiteka Imana, ukabibwira ati Mana,
ziko neza n'uyu munsi nabonye nabi n'amaso yawe ariko uyu munsi nibutse kubw'amaraso ya Kristo yavuye ku musaraba shaka ko n'uyu munsi nezwaho ibyaha byanjye. Aha bo nagufasha gatoya mwafashe. Ubundi amaraso ya Kristo Yesu yamenetse, ntabwo amaraso ya Yesu ameneka ku musaraba ntabwo kwari kugira ngo mu by'ukuri tujye dusaba Imana imbabazi. Ahubwo amaraso ya Kristo Yesu yamenetse ku musaraba igorogota kwari kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Hari ukuntu waruvuze ngo nyine turi abanyantege nkeya mu by'ukuri tukumva dutsindwa n'urubanza. Ariko ubundi kuba umunyabyaha no gutsindwa n'urubanza rwadutsinze kera igihe umukurambere wacu witwa Adamu yakoraga icyaha. Adamu akimara gukora icyaha burya nicyo gihe nawe wari ubereye umunyabyaha imbere y'Imana. Hanyuma burya rero muri wowe hahise hinjiramo kamere y'icyaha. Muri iyo kamere y'icyaha niho hajya heraho n'izindi mbuto ujya wibonaho z'ibyaha. Ukabona uratukanye, ukabona urarakaye, ukabona urabeshye n'ibindi ndashobora kurondora. Imana rero yo izi ko ibyo bintu bikurimo. Noneho rero kubera ko Imana yadukunze yatanze Kristo Yesu wowe utari wanabaho mu buryo bw'uyu mubiri. Itanze Yesu noneho imubaraho ibyaha byawe. Yamubaze w'ibyaha byawe rero byose uko bingana. Zaba intege nke wibonyeho mu gihe cyashize, izo wibonaho none nizo uzibonaho ejo. Ibyo bintu byose Imana ibibara kuri Kristo Yesu. Wabyumvishije? Yamubazeho kamere nk'iyo wavukanye n'ibyaha byose bikusanyirije muri kamere yawe. Imana ibibara kuri Yesu. Imaze kubibara kuri Yesu Kristo ahanwa igihano we wagombaga guhabwa. We wagombaga kurimbuka kubera iyo kavukire yo kwa Adamu. Wagombaga kurimbuka kubera iyo miterere. None rero Imana yaradukunze itanga Yesu imubaraho ibyaha byawe, imubazeho ibyaha byawe ahanwa n'igihano. Noneho rero Imana yari yavuze ko igomba kubabarira abanyabyaha ari uko amaraso amenetse. Kandi amaraso yaramenetse kandi yamenetse kera. Ayo maraso akimara kumeneka rero Imana yahise kubabarira ibyaha. Ntabwo kubabarirwa rero kw'ibyaha bituruka mu kubibwira Imana cyangwa mu kubibwira bagenzi bawe cyangwa mu gusaba penetensiyo, ahubwo cyangwa mu kubibwira pasiteri. Ahubwo imbabazi wazihawe kera igihe amaraso ya Yesu yamenekaga ku musaraba. Ukwiye kumenya ngo nta rubanza rw'ibyaha Imana ikikubaraho, warababariwe, wababariwe kera igihe amaraso ya Yesu yamenekaga ku musaraba. Nta byaha Imana ikikubaraho, ibyo yagombaga kukubaraho yabibaze kuri Kristo Yesu n'igihano cyabyo aragihabwa. Iyo ubyizeye gutyo rero uba ubaye umukiranutsi imbere y'iki? Imbere y'Imana. Ubikesha kwizera ko wababariwe mu maraso ya Yesu, ubundi uko niko gukizwa. Ndabyumva ariko hari akantu gatera abana nababaza. Yego. Wenda mu myaka mfite ndakeka cyangwa ndatekereza ko inyemeza kumenya ikibi n'icyiza. Reka mvuge ngo ikibi n'icyiza ubundi nicyo cyaha kikubamo. Ni nacyo giti Imana yabujije Adamu kuryaho. Yaramubwiye ngo mu ngo bya Edeni harimo ibiti byose, ariko harimo n'igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza. Ntuzakirye, umunsi wakiriyeho no gupfa uzagira gute? Umunsi wariye ku mbuto z'icyo giti nuryaho umunsi wakire no gupfa uzapfa. Kuba muri wowe harimo kumenya ikibi ndetse n'icyiza. Kubera ko yuzi ko wakoze ibyiza, ubuzi ko ibyo byiza byawe ari by'Imana izashingira ikaguhereza ubugingo buhoraho. Ibyo ni ikinyoma. Ukabuzi ngo nukora ibibi uzajya ubisabira Imana iki? Imbabazi. Ibyo nabyo nukubeshya. Ahubwo kuba gusa muri wowe harimo kumenya gukora icyiza n'ikibi. Ibyo byonyine birahagije kuba gusa bikwiye kugutandukanya n'Imana ukajya mu muriro utazima.
Imana rero ibaraho Yesu ibyaha byawe, yamubazeho ibyiza byawe, imubaraho n'ibibi byawe. Kubera ko ibyiza byawe ntabwo biba byiza 100%. Iyo ukoze ibyiza mu mwanya wibonaho n'ibibi. Niko umuntu ateye nyine, umuntu muri kamere. Ahubwo Imana rero yo yakubabariye idashingiye ku byiza wakoze, idashingiye no ku bibi wakoze, ahubwo byose yabibaze kuri Yesu, irabimuhora. Ku ibyiza by'umuntu n'ibibi by'umuntu byose nibibiri ku imbere y'Imana. Icyakoze imbere y'abantu ho bavuga ngo uragerageza, ariko imbere y'Imana yabonye ko ari bibi, ibikusanyiriza mu gatebo kamwe, ibibara kuri Kristo Yesu, arabihanirwa. Ukwiye kumenya ngo ese koko Yesu ko yazize ibyaha byanjye nanjye nzabizira koko? Yesu yarabizize kugira ngo wowe ubyizere kutazabizira. Nafasha nasubira inyuma gato cyane. Tuba dufite umwanya muto kandi wenda n'abandi bashaka guhamagara, wabaza gatoya kugira ngo amatsiko nagize no turi kuvugana sinabashije kumenya se yaba ari pasiteri yaba ari padiri, kugira iki gihe nyine nashaka kugira ngo menye uri kunyigisha kuri iryo jambo ry'Imana ari. Yego, ngewe ndi umubwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Kanone ngiye kubabaza gato. Tubaye turi abakristo ariko tukaba mu Kristo bwacu, tukaba dufite abatwigisha ku majambo y'Imana mu buryo butandukanye. Ni kumva wenda hari akanyuranyo gatoya na pasiteri batwigisha amajambo y'Imana, baratubwira ati tureke icyaha n'igisa nacyo, wenda tukanagerageza pe tukakireka, ahubwo gato tukajya guciruka n'ubundi twakisanzemo. Ukibaza se nyine ibyo yabyumva gute? Ibyo bintu nyine baba bakubwira ntibishoboka, nabo ntibabishoboye. Imana izi ko utabishobora kureka icyaha n'igisa nacyo, ariko nanone sindi kukubwira gukora ibyaha, ahubwo Imana yo irabizi ko muri wowe harimo gukora. Wabyumvishije? Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ngerageza gukora ibyiza ariko ibibi bikantanga imbere. Abo bakwigisha gutyo rero ntujye ugira ngo barakubwira ukuri, no yasi ukuri. Imana yizi ko ikwemerera mu byo Yesu gusa yakoze, ntabwo ikwemerera mu byawe, ahubwo yakwemereye mu byo Yesu yakoze. Izi ko Yesu yagiye ku musaraba apfa urupfu rw'ibyaha byawe ndetse byanjye, kandi yarupfuye rimwe biba bihagije iteka ryose. Yesu niwe wagukiranukiye, akiranuka ku gato no ku kanini. Ubwo gukiranuka kwa Yesu rero niko wabazweho. Yesu nawe abarwaho gukiranirwa kwawe. Byizere gutyo. Ibyo kuvuga ngo abakubwira ibyo bakubwira ibyo badashoboye nabo batashoboye. Ijuru Imana yaritangiye ubuntu ubwo yatangaga Yesu akamena amaraso, warababariwe ibyaha byawe. Ubyizere mu mutima wawe. Urakoze cyane. Ariko nibyo ndatekereza ko umuririmbyi yaririmbye ngo genda uko imbaraga zawe zingana, Gideyoni genda uko imbaraga zawe zingana ndakurwanira. Imana yohereje Yesu yaranaturwaniriye. Ushatse kuvuga yuko uko intege zanjye zose zingana Kristo arazizi kandi Imana irazizi, kandi yazishyizeho zose aranazihanirwa. Ubyizere mu mutima wawe, nta cyaha Imana ikubaraho nshuti yanjye. Urakoze cyane. Arakoze kubaza byinshi kandi byiza. Hari undi nawe. Allo Country FM. Allo. Yego, mwiriwe neza, muri bande muherereye he? Efuremu ku Nkombo. Inde? Efuremu ku Nkombo. Efuremu ku Nkombo. Hanyuma mwateze amatwi ikiganiro? Gifungura radio. Aha, nibwo ugifungura radio urakomeza gukurikirana, ariko turi kubwira abantu ko ijuru Imana yaritangiye ubuntu, ijuru ridakorerwa. Turi kubwira abantu ko imbabazi z'ibyaha byawe wazihawe igihe amaraso ya Kristo Yesu yamenekaga ku musaraba. Wavutse uri umunyabyaha kubera igicumuro cya Adamu. Hanyuma rero kubw'ibyo Imana yemeye kugutangira Yesu, imubaraho ibyaha byawe n'igihano cy'ibyaha byawe, Kristo Yesu aragihabwa. Amen. Amaraso ya Kristo Yesu yamenetse ku musaraba yatumye ubabarirwa ibyaha. Warababariwe, ubyizere mu mutima wawe.
amen kandi imbabazi wahawe ntizituruka mu kuzisaba Imana kwa kundi tujya kwa kundi abantu basaba Imana imbabazi nk'Imana imbabarira ibi nibi nk'Imana inyezi ntunganye oya biriya ni ikinyoma. Imbabazi Imana yazitanze ubwo yatangaga Yesu imubazeho ibyaha byawe amena amaraso, muri ayo maraso urababarirwa. amen Ubyizere mu mutima wawe ukomeze no gukurikirana. Ndanatanga nimero nyuma y'ikiganiro kugira ngo ube wampamagara dukomeze tuganire. Urakoze. Ijuru wariherewe ubuntu muri Yesu wababariwe ibyaha byawe, wakuweho urubanza rw'ibyaha n'amaraso ya Yesu Kristo. Ubyizere mu mutima wawe. Amen. Aha Efremu aje mu by'ukuri bitinze, ariko mukomeze kuduhamagara dukomeze dusangire. Mu by'ukuri Efremu turi kumubwira ibyo Kristo Yesu nawe yagukoreye. Aha muduhamagare muri minota mike dusigaranye kuri iyi nimero ya 0782 0782 muduhamagare dusangire muri aka kanya gato nanone dusigaranye. Yesu niwe wishyuye. Hari uje? Alo Country FM. Mwiriwe neza. Alo. Biranze. Turenda gusoza. Mu by'ukuri abateze amatwi iki kiganiro cy'imbabazi twagiriwe mu maraso ya Kristo Yesu, isezerano rishya ni imbabazi twahawe. Katwakira uyu. Alo Country FM. Mwiriwe neza. Uravuga na Fisto Ikamembe. Fisto Ikamembe murihutisha. Ndagira ngo musobanurire ese umuntu wamaze kwizera yawe mu buzima nta cyaha yakongera gukora kugira ngo abeho, nta cyaha gukora yabaye mu buzima. Waramaze kwizera ko wababariwe ibyaha? Yego. Erega Imana icyatumye kubabarira nuko nubundi zikuru umunyantege nke. Fisto. Yego. Sibyo? Yego. Imana itanga Yesu ikamubaraho ibyaha byawe, yari izi ko Fisto burya ari umunyantege nke. Yego. Udashobora gukiranuka binyuze muri kamere ye ngo bimukundire. Yego. Izi ko mu by'ukuri ari umunyantege nke. Yego. Nore Imana itanga Yesu yamubazeho ibyaha byawe, warababariwe nyine. Erega ukwiye kumva ngo impamvu Imana yambabariye ibyaha nuko izi ko ndi umunyantege nkeya. Yego. Sibyo? None se umuntu wamaze kwizera ko Yesu yamubabariye ibyaha bye byose, ubuzima kwiriye kubamo ni ubuhe? Ese nakora ikosa, namara gukora ikosa azajya kuricamo babari yakomeza akora amakosa, cyangwa hari ubundi buzima akwiriye kubamo? Iminota yatujyanye, reka ntange nimero urampamagara nyuma, hanyuma tujye tubivuganeho. Sawa, urakoze cyane. Hanyuma rero murakoze. Iki kiganiro ushobora no kugikurikirana kuri YouTube. Ufite telefone nini ya WhatsApp, wandikamo ijambo rivuga ngo Ijuru Ntirikorerwa TV, ugakomeza gukurikirana ibiganiro by'ubutumwa bwiza bivuga uburyo ki ijuru twariherewe ubuntu muri Kristo, ivuga uburyo ki twababariwe ibyaha mu maraso ya Yesu. Ushobora no kwandikira iyi nimero ugiye kumva ya 07844257 ikagushyira ku rubuga rwa WhatsApp, ugakomeza gukurikirana ibiganiro by'ubutumwa bwiza n'abamaze kwizera batanga ubuhamya. Imana ihabwe icyubahiro. Nge rero inimero yanjye mwampamagaraho ni 0789 18 25 900. 0789 18 25 900. Murakoze, mukomeze kugubwa neza. Imana ihabwe icyubahiro.